ugasanga uri umugabo uririrwa ku masitati y'abandi utera comment urasa neza, ako ga profile uzakagumisheho urasa neza, wambaye neza, umugore wawe udashobora no kwikura 10,000 ngo umuhe ngo agende muri sala avuge ngo nawe arasa neza, akagenda yarabaye nk'umusazi. Mwituma rero abagabo banyu baba basazi, mwituma abagabo banyu bicuza, mwituma abagabo banyu bivovota. Muraho neza, turabasuhuje, turabahobeye, turabayambiriye aho muri hose mu mpande zose z'isi, amahoro y'Imana abane namwe. Turabasuhuje inshuti zacu mudukunda, mudahwema kutwandikira mutubwira ngo muradukunda, ngo mukunda ibyo dukora. Nukuri Imana ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe, umugisha wa Kristo ubuzure. Nukuri Kristo abaduhera ibyiza, kuko nimba mutubwira ibyiza mukatubwira ko natwe mudukunze kandi ari byo twirirwa tubwira abandi, ngiyewe mpita mbabwira nti nukuri murakoze. Ndabashuhuje cyane kandi ndabashimira, muri abantu b'ingenzi, muri abantu badasanzwe kuri Mubwire TV, muri umugisha, muri impano Kristo yaduhaye kugira ngo mudufashe ubutumwa bugere kure. Turabakunda rero, turabasuhuje. Ushaka uri mushyashya aribwo ugikora subscribe kwibaza se iyi Mubwire TV ikora ibiki, iyi Mubwire TV ivuga iki, iyi Mubwire TV ni gati ki umuco w'abandi ukuntu bavuga. Iyi Mubwire TV rero ni channel ivuga ibyiza, ni channel itanga urukundo, ni channel ibwira abantu ko tubakunda kandi tukabibabwira twebwe bakiriho. Twavuze ko tutazajya tubwira abantu ko tubakunda ku munsi wabo wa nyuma, twavuze ko tutazajya tubwira abantu ko tubakunda bapfuye, ahubwo tubibabwire bariho, tubibabwire bagihari, tubibabwire ko tubakunda, tubibabwire ko tubashimira, tubibabwire ko ari abantu badasanzwe kandi b'umumaro mu buzima bwacu. Uyu munsi rero tugiye gukora ibiganiro, murabizi ko iyo mutadutumye, mutaduhaye ama surprise tujyana abantu, tutaduhaye urukundo tujyana, dufata topic imwe tukaganira, tukavuga ngo tuganiriye kuri ibi. Ariko mbere ko tuganira, reka mbanze babwira ahantu mwakura ibintu byiza, ibintu by'ubwenge, ibintu byabafasha bikabagirira umumaro. Murabizi nk'ibisanzwe umutayeri wa mbere rwose mu Rwanda ni Grace. Umutayeri mwiza, umutayeri w'inyangamugayo, umutayeri udodera ikintu kandi akakiguhera ku gihe. Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge. Muri mu Rwanda, muri hanze, za nshuti zanjye zisigaye zinyandikira ziri mu Faransa, abari muri Canada, abari muri Amerika, abantu muri Amerika turabashimira cyane. Nibo hantu dufite abantu benshi badukurikira. Imana ibaha umugisha, ndetse n'ibindi bihugu mwese Imana ibaha umugisha. Turabashimiye kandi turabakunda. Mubwire Grace rero abadodera ibintu byiza, abadodera ibintu byo mu Rwanda, byo muri Afrika, mujye mwambara, abo muri kumwe n'ababaze ngo mwakuyeho imyambaro. Grace azabadodera neza kandi azabadodera nimba mufite n'abantu baje mu Rwanda babibohereze bibagereho. Nimero ni 0788509573. Hanyuma abashaka kwambara neza udukanzu twiza, imyenda myiza iyo yose yacagwa, amashati, amapantaro, ibyo ushaka byose n'amajipo, Nunu aragufasha kuri 0788 82707835. Uwo ni Nunu, arabaha imyenda myiza. Fabiola nawe arabaha imodoka nziza zijyanye n'igihe, ama hybrid, kuri 0788981397. Uwo ni Fabiola, afite imodoka nshyashya gusa. Hanyuma Yvette nawe ku mavaze arabaha amavaze meza kuri 0788651258. Indabo, jardin, byose arabikora bikagenda neza. Hanyuma rero murye neza, murye inyama, murye inkoko, ibintu biri fresh, ibintu bitasaze muri frigo, ibintu bitameze nabi. Apana za nyama murya zikabateza ibibazo. Nimubwire Tente akora hano Kicukiro, umanukiye kwa Gitwaza ukahita ukatumanda ujya kwa Karirosi, aragufasha aguhe inyama nziza kandi zijyanye n'igihe. Hanyuma rero namwe nimudutume, muduhe ibintu tubamamariza. Turi kugenda dukura, ejo bundi dufite anniversaire, tugiye kumara umwaka tugize 10,000. Nimudutume namwe ibikorwa byanyu bigere kure, nimudutume namwe abantu bamenye ko ibikorwa byanyu bihari, babashyigikire. Turahari kugira ngo ibyo bikorwa byanyu tubigeze kure. Hanyuma rero nkuko nari mbabwiye, nababwiye yuko dufite kuzuza umwaka muri uku kwezi kwa kabiri. Uku kwezi ni ukwezi kudasanzwe, ni ukwezi k'urukundo, ni ukwezi ko gutanga urukundo. Nimutume Mubwire TV. Ndababwira ntabakobwa, abagore, abagabo bo ntago bakunda cyane ibintu by'ama surprise, ariko nabo nuko tutarabibakorera ngo tubone ngo babyanze. Hari umuntu ugeze kutubwira ko muvuga ko abagabo badakunda indabo, hari uwo mwazihara zijugunya, suko se? Hari uwo mwatutumye ngo dutungure
hari umuntu wigeze kumbaza amakuru arambwira ngo tugiye kumutungurira umuntu hashize igihe arambwira ngo ko se ngo abagabo ngo ko ntarabona mubatunguye impamvu tutabatungura nuko mutabadutumaho ni mubadutumeho nabo tubabwire turebe ko bazabyanga turebe abo bagabo ko banga ko nabo tubatungura rero turabakunda kandi twifuza ko abantu babaho bishimye twifuza ko abantu babaho banezerewe twifuza ko abantu babaho baryohewe n'urukundo twabahaye ndetse n'urukundo rwa Kristo mubwire TV dufite kuzuza umwaka ejo bundi tuzaba dufite anniversaire y'umwaka umwe murumva ko turacyari abana ariko turashimira Imana cyane n'abantu bayo ko tugiye kumara umwaka dufite ibihumbi 10 bidukurikiye hari igihe tuzagira umugisha ku munsi wacu wo kuzuza umwaka tukazaba dufite ibihumbi 10,500 bizaba ari byinshi ngewe abantu bose baje kubera ko naje gusanga mpora mbivuga abantu bakunda ibintu nyine twebwe tubona nkaho bamwe inkuru zo gusebanya izo nkuru zabiracitse mwabonye nko mu minsi yashize abantu bose bari mu nkuru z'amacupa ahantu hose kuri thumbnail habaga hariho icupa hariho na wa mukobwa bavugaga w'icupa n'urugero ugasanga n'ibyo bintu ariko kugira ngo uzabone abantu bavuze ngo tugiye gusapotinga iyi channel nayo tuyikuze dukora ibikorwa byiza nukuri abantu bakabura nimureke rero dukora ibyiza natwe birahari kuvuga ibyiza birahari ibyiza twabibona ibyiza twabikora bikagera kure uyu munsi rero nk'ubusanzwe tutakoze surprise iyo nta muntu twatunguye dufata content tukabwira abantu tukavuga ngo reka tuvuge icyo tudakora ntago tujya twibanda ku muntu ku giti cye ngo tumuvugeho ibibi Mboneraho n'umwanya wo kubwira abantu mufite abantu babagiriye neza mufite inkuru zivuga ko hari umuntu wakoze ibintu byiza mu buzima bwawe zivuga ko abantu beza bakifite kugira neza bahari mutugane nimumpamagare nimumbwire ngo wazampaye ikiganiro nkatanga ubuhamya bw'umuntu wakoze gutya na gutya ese ubwo ntago mubona abantu njyane n'igihe banyandikira no kuri nkabihorera si ukubibera kundi wenda niba zumva ibiganiro sibyo ko batanabyumva ngo babirangize kubona umuntu uwo muntu uvuga iyo nkuru ye ko y'umugabo yamutaye cyangwa umugabo yamuzengereje imaze kuzenguruka channel 5 ngewe nkangi iyo nkuru koko y'uwo mugabo wakuzengereje ndayizana kuri Mubwire TV abo bantu hasigaye ibafasha iki iyo si n'urugero nge niyo myumvire mfite nimba koko yarakuzengereje akaguta yavuye mu buzima bwawe mureke ariko wirememo bya bindi bivuga by'amagambo meza wirememo icyizere apana gukomeza uzengurutse iyo nkuru kuko afite abana naho agiye kugira abana ngewe numva rero kurwange ndetse n'icano yanjye ibyo bintu bitagakwiye nushaka kutubwira wakugire neza nushaka kutubwira ko hari umuntu wagwaye urukundo nushaka kutubwira ko hari umuntu wagufashe ukuboko cyangwa umuntu wagusanze muri iyo situation umugabo yagutaye udafite aho kuba udafite icyo kurya umuntu akagusanga akaguha inzu ibyo twebwe tuzabyumva tuzagushyira hano bivuge natwe tuzaza tugusure twumva iyo nkuru ariko iyo nkuru y'umugore wakubise abana iyo nkuru y'umugore wataye abana nibyo ariko se birigisha icy'abandi ahubwo twebwe turebe icyo twakora kugira ngo ibyo bintu ntibizongere kubaho ibyo bintu ntibizongere kuba rero bantu mufite inkuru nziza zibwira abantu ibyiza zivuga bagize neza abana mufite abapapa babereye abapapa beza nimuhaguruke namwe mugira ishyaka nimwirirwa mubona abantu bavuga yuko abapapa beza abenshi baza kuri social media papa yaradutaye papa nyine papa ntacyo yakoze papa yaraduhemukiye papa yakoze nimba uhari ukabuvuga ngo papa wawe yakugiriye neza papa ni intwari papa wawe yahagaze mu mwanya wa mama wawe none se ubu nta bamama batabana ntibariho se abapapa ntago mujya mubabona njye mbabona no kwa Gerard Mbabazi ko numva ahetse umwana mu nkuru yanjye urumva akaza aje kuvuga ubuzima bw'umwana we nyuma yuko mama bavuye mu buzima byerekane ko abapapa beza bariho none se kuki mwebwe bana mwakuze muri ubwo buzima mubona abapapa beza mudashaka kuvuga ngo nimba abantu bazenguruka channel 5 bavuga abapapa babi tugende basi tujye kuri channel imwe ibyo bihumbi 10 nitugira umugisha abantu 120 cyangwa 130 nabonye abantu kuri Mubwire TV mwikundira surprise gusa ariko no mugiye surprise tutazikoze mugiye mukurikira bino bintu habari ikintu twakuye hano tukazana ngo tukiganireho twese kitugirira umumaro bantu mufite abapapa beza nimuze muvuge ko abapapa beza bahari ngewe mpora nibaza n'impamvu nukubera iki abahanzi
muzana bibadusabire baza abahanzi cyangwa mu bafite mu miryango mufite abana b'abahanzi cyangwa mufite abagabo b'abahanzi mwadusabiye abahanzi bakatuhimbira indirimbo natwe ivuga ku mupapa mwiza bahora bihimbira ba mama kandi akenshi ugasanga n'abahimbiye iyo ndirimbo y'abamama beza nabo ni abapapa ese nimba ababyeyi banyu batarabaye abapapa beza ntago wowe uri umuhanzi w'umugabo wakabaye umupapa mwiza ukitangaho urugero ukaduhimbira n'indirimbo natwe dufite abapapa batubereye intwari cyangwa batubereye abapapa beza tukayifashisha njyewe ndabibasabye ni ukuri bahanzi beza bahanzi dukunda mubizi bamasamba baje Sentore mu buhimbira indirimbo nziza zaba mama ni muduhimbire n'indirimbo nziza zivuga ku bapapa bapapa beza bapapa mwahagaze ku nshingano zanyu mukarera abana banyu bapapa mwabeye indahemuka mwabaye mu ngo zanyu mutatoteje abagore banyu mutacunaguje abagore banyu bagabo mwihanganiye abagore barwaye ukabana n'umugore afite uburwayi bw'igihe kirekire cyangwa mukabana akarwara akamugara agakora impanuka akicara mu rugo nta kintu akora ukaba umugabo mwiza ukamufasha ntuzigere umucunaguza ntuzigere umucyurira ahubwo ukajya uhora umwitaho rwa rukundo wamuhaga ugakomeza urumuha bapapa beza turabashimiye Imana ibahe umugisha kandi izabahe n'ingororano babyeyi beza babyeyi mwahagaze mu nshingano nziza z'ababyeyi mukabana n'abana banyu mukabarera mukabitaho mukabakunda mukabaha uburere bwiza ndetse mwari muri situation mbi wenda umaze gupfakara cyangwa umugabo wahuye n'ibibazo ahuye n'impanuka cyangwa afunzwe ibintu byose umumama agagara mu nshingano ze neza akaba umubyeyi mwiza uwo mubyeyi nawe Imana imumugisha kandi akwiye n'ikamba ry'ababyeyi mu mudutumeho tugende tumubwiye ngo mama wabaye ingenzi wabaye indashyikirwa nakunze ukuntu abantu bagenda basige badutuma katuga ati mugende munshimirire mama yakoze ibi bintu mugende mu mutaramire mubwiye ko ari umubyeyi w'ingenzi ese uzajya kurira ku munsi wa nyuma wa mama wawe yavuye mu buzima mama watakiriho aribwo ujya kubivuga ibyo bintu urumva bizaba bifite essence ahubwo bivuga ubu umushimire umbwire ngo mubyeyi wahagaze neza mu nshingano aba mama mwashatse abagabo bandi batara mwabyaranye n'abana mukajyana abana banyu mukanga guta abana banyu Imana ibaha umugisha turababwiye ngo muri ababyeyi beza mukarira abana banyu mubyeyi wowe utarataye umwana wawe kandi warabonaga bishoboka cyangwa ukabona icyo gihe ubuzima bwari bumeze nabi inzara igiye kukwica cyangwa uri mu makuba ariko ugakomera ku mwana wawe ukamurera mugasangira akabisi mugasangira ko gahiye umwana agakura ubu akaba yaravuyemo umwana muzima umwana ubereye u Rwanda Imana iguha umugisha kuko wakoreye Imana ndetse ukorera n'igihugu tubwire abantu ibyiza byabo ababyeyi tubashimire bana mugire umutima wo gushimira ababyeyi banyu mureke ibintu byo gushimira abantu ku munsi yabo ya anniversaire gusa ngo umuposting uvuga ngo papa ngura umuntu udasanzwe Imana iguha imyaka yo kuba nigiye muri kumwe mubwira ati papa wanjye uri umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye Imana ni kumera igihe cyo kubaho mama wanjye warakoze waturwanyeho mujye mwibukiranya udustori twa kera ubwire mama ati mama wankomeyeho aha n'aha tugira igihe cyo kubwira ababyeyi bacu ko tubakunda ariko se nta bantu babana n'abantu ukaba ufite umuntu mubana cyane cyane ngiye nababwiye ngo aho naziye muri ibi bintu niho abantu basigaye banyiyumvamo cyane abantu bakamamagara bakangisha inama umuntu akambwira abantu bafite ibikoko babana nabyo umuntu akagucunaguza ntacyo ukora ariko wenda uri muzima nubwo abayita ko ntacyo ukora ariko ufite icyo ukora urera abo bana ntago barwaye bwaki nimba uri umugore ujya ku kazi umugabo nawe aba mu rugo cyangwa agira utundi tuntu akora abagabo bo ntago ashobora niyo aba ari umushomeri ntiyaba mu rugo ubuzima bwose ngo bikunde agira utuntu arebamo akavuga ati wenda ibi n'ibi ayo mashanyarazi napfa ndayakora sinjya gushaka umutekinisiye aya mazi napfa akagerageza akaba ari we ugenda ukora ibyo bintu ariko ugasanga umugore yahagaze hejuru aracunaguza umugabo bitewe n'iki bitewe n'urwego uwo mugore arimo n'urw'umugabo arimo oya guhera uyu munsi ibyo bintu bikosoke wituma abantu barwara agahinda gakabije wituma umuntu yivovotera kubaho wituma umuntu yivovotera Imana avuga ngo Mana kuki wamuje n'uyu muntu ariko tekereza kuba mu buzima umuntu ahora avuga ngo Mana ese kubera iki wampaye uyu muntu kubera iki uyu muntu yaje mu buzima bwanjye ko wari ufite inzira nyinshi wabinyuzamo kuki watumye uyu muntu aza mu buzima bwanjye wituma umuntu ahora yicuza ku bwawe wituma umuntu ahora yicuza umuntu atamarira kubera wowe byirinde rwose byirinde
mureke abantu cyane cyane mugifite ababyeyi, tugifite ababyeyi, waba ufite umwe nta nubwo rw'ababyeyi ngo bakubyaye mu nda gusa, ushobora no kuba ufite abakureze, ushobora kuba udafite mama ariko Imana ikaguha marene mwiza agahagara mu nshingano za mama wawe, akakubera wa mubyeyi handi wumva urushya umutima, handi wumva unaniwe ukirukanka ukamuhobera ukavuga ati mama ni wowe Imana yampaye reka nduhuke. Imana ikaguha papa wakaba inshuti yawe. Njye mfite umushuti wanjye, papa we ni inshuti ye cyane, kuko hari ukuba umubyeyi, hari no kuba umubyeyi ari inshuti yawe, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ugasanga umubyeyi ni inshuti y'umwana, baraganira, niwe muntu amugisha inama. Umugabo ni inshuti y'umugore we, barajya inama. Apana abantu babana bameze nk'abashinjacyaha, ugasanga umuntu mubana ahora areba ibi gusa. Icyiza wakoze ntakibona, icyiza wakoze ntakibona. Ndababwira ngo uyu munsi ndavugira abagore. Ugasanga uri umugabo uririrwa ku masitati y'abandi utera comment, urasa neza, ako ga profile uzakagumisheho, urasa neza, wambaye neza. Umugore wawe udashobora no kwikura ibihumbi 10 ngo umuhe ngo agende muri sala avuge ngo nawe arasa neza. Ese ubwo ayo marira ubugenderaho urayazi? Imana yaguhaye umugisha, nawe rega yawumuha, nawe yamuha. Imana yawe umuntu yatungurana, wituma ari umuntu ugira umubabaro, ahubwo tuma umuntu ahora yishimye. Bagore namwe mwiba abantu, mutuma abagabo banyu bamera nk'abasazi. Umwanditsi umwe yaravuze ngo umugore mwiza atuma umugabo aba umusizi. Yego, umugabo mwiza, umugabo ufite umugore mwiza atuma umugabo aba umusizi, ariko umugore mubi atuma umugabo aba umusazi, akagenda yarabaye nk'umusazi. Mwituma rero abagabo banyu baba basazi, mwituma abagabo banyu bicuza, mwituma abagabo banyu bivovota. Tuma ahubwo umuntu ahora yishimye. Niba azajya banamubaza ajya avuga ati ndatekanye. Nimba umuntu namusize mu rugo hari amahoro, ariko kuba uri mu rugo kuba utarurimo nta kintu kigize gute, nta kidasanzwe. Ntabwo uri buhagere ngo bakubwire ngo iki kintu nicyakunze, iki kintu nicyakunze kuko udahari. Wumva ko nawe ari icyo ushoboye, ariko uzi kuba wagiye mu zindi gahunda, uraje wenda urugero barakubwiye ati uzi ko uyu mwana yanze kurya. N'urugero si ibintu byiza, ariko ku rundi ruhande ni byiza. Ngo uyu mwana yanze kurya kubera ko yabuze mama we, uyu mwana yanze kuryama kuko papa ataragera mu rugo. Biragutera iki? Kuraje ubwo utaye amasaha nzajya nkwiye kuba ndi mu rugo rwanjye, nite kugira ngo mpatahe kare umwana wanjye aryame. Nimba umwana araye yicaye akageza saa 7 z'ijoro, uri umubyeyi w'umupapa ngo umwana aragutegereje, gusa urumva atari ikibazo? Umwana wacu ni ugiye kugira gutyo wakoze neza, byaba ari ibintu bimubwiye ibintu adashaka kugira gutyo urutoki akarucurika. Nimba rero nawe uri umupapa ukaba umwana ashobora kurara ijoro agutegereje wanze gutaha, cyangwa ntunataye kare ngo umenye ko umwana gukeneye, umuryango gukeneye, nawe umeze gutya. Ako nimba uri umupapa mwiza ukora akazi neza, ukavuga ngo ngira igihe abana banjye bambone, ngira igihe umuryango wanjye mbone, nawe umeze gutya. Nimba uri umudamu ugakora inshingano zawe neza, ugakorera umuryango wawe, ukitangira abana bawe, ntusesagure, ntusahura urugo, ahubwo ukumva urugo rwawe rwakabaye, urugo rwawe n'ijoro rito niho hantu hagomba kuba ibyishimo. Nawe umeze gutya kandi Imana izaguha ingororano. Uyu munsi rero mvuze ku babyeyi, mureke dushimira ababyeyi bakiriho, mureke tubwire ababyeyi bacu ibyiza byabo. Nimba utanabafite ufite abakureze, nimba utabafite ufite ababaye mu mwanya wabo. Hari abantu bigira ngo rega ngo ni inshingano, uza abana bari aha hanze bafite n'ababyeyi ndetse banakomeye, ariko izo nshingano zitubahirijwe. Abana babaye zezenge, abana bari mu biyobyabwenge by'ibikomere byo kuvuga ngo uyu muntu ntiyanyishyura ishuri kandi yararishoboye. Abana bari mu muhanda, abakobwa bahindutse indaya kubera nta muntu nta gitsure cy'umubyeyi cyangwa ari izo ngizo bataragiye babana n'ababyeyi babo. Uribaza icyo kintu? Rero mureke twebwe babyeyi tuba abantu ba mbere bavuga ngo dutanze amahoro mu miryango yacu, kandi cyane cyane bagore nimwihangane. Hanze aha Satani yahagurukiye umuryango. Satani ntakunda umuryango, ariko se yakunda gute? Nituba hamwe tugakundana n'abagabo bacu, abana bacu tukabaha urukundo, abana bacu bagakurira mu buzima bwiza, bazavamo abantu beza, bazavamo abadokiteri, bazavamo abapasiteri,
bazavamo abarezi, bazavamo abanyamakuru, bazavamo abantu bakora ibi dukora cyangwa bakore n'ibirenze, bazavamo abapilote. Kubera iki? Babonye umuryango mwiza, bakuriye ahantu heza. Satani rero icyo kintu arakirwanya, kuko aravuga ngo ntago nshaka, inyungu se yaba zifite. Ndarwanya se na nyina bananirwe kumvikana, se na nyina bahore hasi hejuru, imvururu zibe ku mwana, hanyuma ingaruka nazo zizaze ku mwana no ku muryango. Se na nyina batandukane, umwe ajya i Musanze undi ajya i Cyangugu, ntibazahura. Abana bamwe bazajya i Musanze, abandi bajye muri Gatsiro, niba ari Gatsibo, niba ari Gatsiro cyangwa mu Rutsiro, hose hariho abana batandukane, aho bazagenda bagahura nabo. Bamwe bishore mu biyobyabwenge, abandi bishore mu ngeso mbi z'uburaya n'ubutinganyi, bitewe n'iki? Na sosiyete bisanzemo. Bagenda aribo bantu babaha urukundo, bagenda aribo bantu babereka ko babakunze, bagenda aribo bantu babereka ko babishimiye cyangwa babashyigikiye, hanyuma ubuzima bwabo burushaho kugenda mu kaga, wa muryango upfe. Twebwe rero duhagarariye umuryango. Mubwire TV tuje kubabwira ngo bagore ni mwihangane kandi mube ku mavi. Bantu mukomerewe, bantu mucitse intege, bantu mwumva munaniwe kwihangana, mubona bikomeye, ni mukomeze mwihangane, Kristo azabarengera. Izo ngo niwe wazibahaye kandi arabizi neza ko azazibashoborezamo, mukazihanganiramo. Ku munsi yaje gutwara itorero, simbizeza ngo iyi si ngo bishobora kurangira ngo biryoshye. Nabonye ibintu byose bamugani bishoboka. Hari igihe Kristo ashobora no kuza cyangwa urwo rupfu rukaza bitarahinduka, ariko duharanire tuvuge ngo iherezo ryacu ni iri. Ese bizagenda gute? Twite ku miryango yacu, dushimire ababyeyi bacu, tubabwire ibyiza byabo, tubabwire ko tubakunda. Nimba hari umuntu wakureze, muhamagara umubwire ati ndagukunda. Biratangaje kuba ufite telefone uri gupostinga isi yose, nta munsi n'umwe urabwira mama wawe ngo warakoze. Sinagomba kubimubwira kuri stati, ariko igitangaje umunsi wa nyuma w'ubuzima uzamushyiraho tumubone tutaramubonye ari muzima. Basogokuru banyu duhora tubabona, ruhukira mu mahoro grandpa, ariko ari bazima ntitwababonye. Kubera iki se ugaragaza umuntu wavuye mu buzima kandi akiri mu buzima mutarishimanye? Ni nka bya bindi ati umuntu utaransabye, utaramfashe ukuboko ntazansabe selfie umunsi nzaba ngeze kure. Ni urugero n'ibyo bya bindi bavuga. Umuntu agomba kugufata ukuboko uri habi ku buryo nunagera kure muzishimana. Rero tuba abantu tubwira abantu ibyiza, kandi wowe uri mu kaga, waba uri umwana ubona ubuzima butagenda neza, ubona ubuzima butaryoshye, humura Kristo arahari kugira ngo aguhe icyanga cy'ubuzima bwongere buryohe. Uyu munsi byahinduka, cyangwa ejo bigahinduka, Kristo akaguhuza n'umuntu uhindura ubuzima bwawe. Ikindi, ushobora kuba uri umugore cyangwa uri umugabo, uba uri we wese ubona bikomeye, hanga amaso Kristo, ube ku mavi usenge, bizagenda neza. Turabakunda rero, mushyigikire Mubwire TV, muyisapotinge. Turabakunda, mukore share, mukore like, mukore comment. Umugisha w'Imana ubahoreho, kandi mutubwire tugere ku bantu, tubatungure, tubashyire indabo, tubashyire umuhanzi, birushaho kugenda neza. Mututume turahari, cyangwa wowe ufite inkuru y'abantu bagize neza, duhamagare rwose tuze tubane nawe mu kiganiro, n'uwo muntu tumushimire, abantu bamenye ko abantu beza bagihari. Mukore share, mukore like, mukore comment. Mubwire TV igere ku isi yose. Amahoro y'Imana bane namwe.